Welcome back ku muyoboro wacu wa YouTube Inzozi Films. Kuri wewe wakoze subscribe, kuri wewe ukomeza kuba natwe ko bije no ko bukeye, reka nkubwire ngo you most welcome. Kuno munsi tugiye kureba episode ya 90. Ni episode iduhishiye ibintu byinshi cyane. Amatsiko ni menshi, we are more curious. Mwabonye ko uwo bita Rugema yavumbuye ko kamarade ari umwe mu bantu bagiye kushaka kugambana no kugaragaza ukuri kw'ibyabaye kuri IRIBAGIZA. Yes, mwabonye ataka ikintu bita igikapu cyari kirimo ikintu bita ikimenyetso. Ikindi bashatse kuba bakica umudokte ugomba guha umuti kamarade. Ese muribaza azabageraho mbere cyangwa bazaba umuti already barawubonye? Yes, twabonye uwo bita mu CYUSA nawe afite gahunda yo kuba yakomeza kurwanirira ku mukazana wiwe bita IRIBAGIZA. Ese bino bizakunda? Byose ni episode dutegereje kuno munsi igomba kuza itugaragariza neza uburyo bimeze. Reka nguhe ikaze uri burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, nkubwira ngo ni by'agaciro kuba turi kumwe kandi most welcome. Uri muri Canada, diaspora, buriya iyo ugize abantu bakakuba hafi mu bikorwa mugenda mukora bya buri munsi, biba ari by'agaciro kandi neza cyane. Kuri no munsi twabonye episode nyinshi zatambutse, ariko dutegereje kuza kumenya ukuri kwibera kuri IRIBAGIZA. Amarushanwa yo murabizi tuyitegereje turi benshi kumenya uzatsinda. Nubwo ushobora kureba ukavuga uti uyu nguyu niwe uzatsinda byanga byakunda, ariko buriya amarushanwa agira ibyayo. Bari abagore nubwo umuntu yabizera, ushobora gusanga badukoreye akantu bakatunyabikamo ikindi kintu gituma tubona ko uwo bita IRIBAGIZA wacu atari we uzatsinda. Yes, ese ukurikirana filime INZIRA y'umusaraba uri mu kahe karere? Ese uri mu karere ka Bugesera? Ese uri muri Kirehe? Uri muri Kayonza, muri Nyagatare? Cyangwa nimba uri hanze y'u Rwanda udukurikirana uri mu kihe gihugu? Kuko twabonye abantu benshi cyane muyikurikirana muri Afurika, pourcentage nini ni mu gihugu cy'u Burundi, kigakurikirwa n'igihugu cya Kenya. Ubona yuko ari filime abantu benshi bagiye bitabira. Noneho nkagaruka nkakwibariza ikindi kibazo. Iyo witegereje filime zo mu Rwanda nyinshi cyane, ubona filime INZIRA y'umusaraba wayishyira ku mwanya wa kangahe? Tutagiye ku marangamutima, tukareba uburyo story yanditse, uburyo abakinnyi bakina, body language bimeze bite, byose ukaba watubwira wayishyira ku wehe mwanya. Ikindi kibazo nakubaza kandi ugomba kunsubiza, kujya muri comment section ubundi ukabasha kuba wansubiza. Muri aba bakinnyi bose bakina muri filime INZIRA y'umusaraba, ubona ari nde ukina neza bikakurenga bikagushimisha? Ninde aramutse atabonetse mu masene uba wumva ubabaye cyane? Abantu benshi bati CYUSA, IRIBAGIZA, mama CYUSA, ariko dufitemo n'abandi bakina neza cyane, nk'aho twagarukamo nk'uwo bita kamarade yageze kuri set, ubona ari ibintu byiza cyane, arakina ibintu ukabona ari fresh. Ubwo rero twari tukiganira tuvuga tuti kabisa dutegereje episode ya 90. Abantu muri benshi mubona ko mufite amatsiko, muyitegerezanyije amatsiko muri benshi cyane. Ni by'agaciro kandi buriya iyo muri hafi mukabasha gukurikirana neza ino filime, biba ari ibintu byiza kandi bikomeye cyane. Iyo rero wakoze subscribe, niyo mpamvu amakuru menshi agiye atandukanye utajya uyacika. Hari ibitekerezo byinshi mwagiye mwandika muri iyi minota 5, reka turebe ko twanyuzamo amaso kugira ngo n'abandi bagende bumva neza filime ifite uwuhe murongo. Uwo bita Mutuyimana Graciela yanditse ati mwiriwe neza bantu dukunda, iyi filime ni nziza, ariko muzaduha agace kagaragaza uko CYUSA yibutse ko yarwaye avuye kwa Isimbi Fabiola ariwe umurozi.
kugira ngo iyi ni sene itigeze igaragara. Urakoze gutanga ino comment. Twabonye CYUSA ajya kwa Fabiola bakamuha ji irimo uburozi, ariko ntabwo twamenye uburyo yaje kugera kwa mama CYUSA ngo yibuke. Twamubonye ari mu buriri bari kumusengera, tutamenye neza ngo byagenze bite. Urakoze cyane Graciela. Undi bita Tuyishimire Marie Me yanditse ati namwe murakabya rwose pe, ikimenyetso ko cyagaragaye ibintu bisubiza inyuma ngo ni ubufindo ni ibiki. Nguyu yari arimo aragaruka ukuntu CYUSA akomeza kuvuga ati igihe nikigera nzabereka ubufindo, kandi nyamara mugani twabonye yivugira yuko iribagiza ikimenyetso cyagaragaye ku itako bimugaragariza iribagiza abanyabyo. Ibyo bindi by'ubufindo bati wapi. Undi bita Mukamazimaka Jeannette yanditse ati abumva ko iyi movie bayizanye vuba musige like. Okay. Undi bita Nziza Junior Kali yanditse ati basha ndaryohewe cyane gose CYUSA ariko araza bukebukesha. Wow, ndishimye pe CYUSA, courage nshuti, wirongere iribagiza wawe wanyawe. Okay. Uyu ni umurundi. Undi bita Sandra Haribana yanditse ati njyewe rero ndambiwe CYUSA, ndarabiwe CYUSA, barakuroze, ikimenyetso cyarerekanywe, ni iki kibura ngo musoze filime. Okay, nawe ni igitekerezo cyawe. Undi bita Murekatete Kevin HB6 Bio yanditse ati mbega filime iryoshye we nseka. Undi bita Deborah yanditse ati turifuza ko mwatuzanira Kamarade na Emile bakazana umuti iribagiza akibuka, maze tukareba ibyo kwa Nyirantambara bikajya hanze, maze tukabona Fabiola bamufunze. Okay, nawe ni igitekerezo cyawe. Undi yanditse comment ndende bita Manishimwe Pacifique yanditse ati CYUSA mbabarira uve mu rujijo, mutubabarire koko mukaduha filime inoze koko, ikimenyetso cyaragaragaye, filime igiye kugera ku 100 kuri episode y'100 koko mutaraduha ukuri. Abantu mureke duhurize hamwe twamagane ubucabiranya barimo kudukorera. Ukuri munshyigikire 100%, ibi sibyo habe na gato, muduhe finale musoze filime irarambiranye. Za comment tugenda tugarukaho nyinshi zigiye zitandukanye, tugiye gusoma comment 3 duke dusoza kino kiganiro, tuze kureba ibindi bitekerezo mutanga kuri episode ya 90. Undi bita Yambabariye Pascal yanditse ati wow, ntureba CYUSA yatangiye gutakaramo, erega ikinyoma n'igitsinda ukuri, iribagiza niwe wa CYUSA, naho isimbi ni nyatsi yigendera, nawe ubwe arabizi ko adashobora gutsindirega, hari icyo amafaranga adakora, urukundo nirwihishira, iribagiza na CYUSA mbaryamyeho. Thanks, urakoze. Ndi comment tugiye gusoma niyo bita turi umuntu wanditse comment ndende kugira ngo aba ariyo dusorezaho. Uwitwa Dusingizimana Maria yanditse ati wow, mbega mama CYUSA uzi gusenga ni ukuri, CYUSA komerezaho ubundi ribagiza niwe wacu, ubundi Fisto ni ukwiyoberanya, iri radio yiberaho iri ndyarya, ngaho ntaho utaniye na Fabiola, yakabaye ari nyokobuja n'umugome. Okay. Murakoze cyane ku bitekerezo mwatanze, ubona ko ari byinshi kandi igitekerezo cyawe ni ingenzi. Reka nkubwire ngo Imana iguha umugisha, iguha amafaranga, ikiruta byose iguha ubuzima, kubera ko ufite ubuzima uba ufite byose. Ibyo murabizi, nkunda kubibasabira nanjye nisabira. Amen. Ciao ciao, duhure ikindi kiganiro kugira ngo turusheho kugenda turebera hamwe isi episode ya 90 yo twayibonye gute. Ciao ciao, Imana ibishimire.